Bro, wibye telefone ya mama wanjye. Ariko namusigiye simukadi. kuvuga ngo ifarashi ya digidigi yarabwataraye ntiyabyuka se? Yarabwataraye se ahubwo afite iki? Uyu ngo afite iki? ahubwo wakoze irihe kosa? Umva rero nta kintu naguhishura inshuti yanjye. Ikosa nakoze ni rimwe gusa. Navuye mu rugo nyaye mu buriri. Na mama na papa ntabyo bazi. Kereka nimba babibonye bakaza kundaga ku ishuri. Iyo mbimenye ntabwo ari kunesha umutwe gutya wowe. Uza abakobwa nanyuzo nkaza kugushaka wowe. Uza abakobwa miliyoni zingahe zo mu Rwanda nanyuzo nkaza kukurongora wowe. Uratinyuka ukanjugunyira hanze costume wowe. Ibi ni ibiki wari urimo? Ni ibiki? Niyumvira gusasa. Ariko Nakahise. tugiye kwiba ahantu. Ndabyumva. Ni mu bakire. Buri wese ari ibicyo ashaka. Bwa nyuma na nyuma ngiye kurya mayonnaise. Ndacyari muto uzamera delegate. Ubwo se ufite imyaka ingahe? 8. Yewe uko rwese amanze utari Nyanza mu Rukari. Delegate uku n'ukwezi ndacyari muto umusatsi uzagenda umera. Uzamera nyine. Umuntu w'umwana nkawe se akora ibintu nk'ibyo wakoze. Ntabwo ndi umugabo wawe. Wowe uri umugabo wa Madederi. Ntabwo ndi umugabo wawe. Wese uri umugabo wandi ahubwo. Wewe warongoye nde? Ngubeshya. Mbwira ikintu uvuye gukoramo hano. Nyine ndinje ndagenda ngiye muri gusasa uburiri. Ndangije mbona imyendere hasi ya boss metambara ari muri dushe kandi byanze bikunze boss ari yambaye ubusa. Metambara nshobora kuza kumurunguruka bikankora. Ndangije meta nongera ndasubira inyuma gake gake kugira ngo ntaza kubita urugi nka mukanga ugasanga muri dushe ayisamira nkeri. Yego nyine nimaze iminsi ariko ndacyari muhumura. Nabyemezwa n'iki se? Maze igihe nkorera amahugurwa muri quartier z'iwanyu. Quartier z'iwacu se? Hari abantu bameze gutya. Bakanuye nta kintu wabiba. Aha, nutaho baze mama wa telefone ye niba cyifite. Ndenda kubwiye ngo fata utwaye wohohe uva muri urugo ngiye aho kugira ngo nduvemo. Uraruvamo nureba nabi. Sibyo kukwihorera mbishaka. Ibyo umbwiye byose ni ibinyoma nta na kimwe nemeye ahubwo ugabanya ubugegero ufite muri wowe. None ze mabuja ubuyobe impfu za hato na hato z'abantu bakubita muri dushe akenshi nuko baba bakanze cyangwa ikintu kimukanze akatanyerera ku isabune akahita yikubita hasi akubita nk'umutwe ku ikaro cyangwa muri dushe z'ibyo. Bro, wibye telefone ya mama wanjye. Ariko namusigiye simukadi. Njya kakanya ubu ngubu nahita mushoma na turunevisi. Njya kakanya. Nayitijeho gatoya.